Kacyiru tugira ibiterane bibiri by'ivugabutumwa buri mwaka, ni ukuvuga ibiterane ngarukamwaka. Tugira igiterane cyo mu minsi 40 yo kwiriza ubusa no gusenga kiba mu kwa gatatu mu kwa kane, tukagira n'ikindi giterane cy'ivugabutumwa kiba mu kwezi kwa 11. Ubu rero muri iyi minsi turimo kwitegura iminsi yo kwiriza ubusa no gusenga. Ni igiterane twateguye mu rwego rw'amateraniro azajya aba buri mugoroba kuriho ku cyumweru nyine ko ho ari bisanzwe. Iki giterane tuzagitangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, tukigeze ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane. Ni igiterane gifite intego igira iti dukurire muri byose kugeza ubwo tuzashobora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Intego dusoma mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 15, ariko no 13 tuzabongeraho. Muri iki giterane iyo ntego izaba ifite n'izindi ntego, kuko buri cyumweru tuzaba dufite intego imwe yubakiye kuri iriya. Tuzaba dufite abavugabutumwa banyuranye, barimo abapasitori n'abandi bavugabutumwa. Mu bapasitori dufite Pasitori Michel Zigirinshuti kuva muri ADPR, dufite Pasitori Mudahigwa Absalom, tugira Pasitori Profeseri Viateur Ndikumana, ni umuyobozi wa kaminuza yacu y'Abangilikani hariya i Kabuga. Tuzaba kandi dufite na Kanoni Kayitaba Michel. Mu bandi babarayiki tuzaba dufite abakristo bacu hano b'abavugabutumwa, barimo Bwana Twahirwa Manase, barimo Irihose Martin, barimo Mariko Kabandana, barimo Madame Mukankubito Immaculée, Madame Mukashyaka Dorosera. Tuzaba kandi dufite n'abandi bavugabutumwa barimo Murigo Eugene. Tuzaba turi kumwe kandi na Bwana Nkurunziza James ndetse n'abariho Lambert. Iki giterane kizitabirwa kandi na korali zacu hano na worship team yaba mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, n'izindi korali dusanganywe zigera ku 8. Kizitabirwa n'amatorero shingiro yacu ndetse n'abaturanyi, cyane ko tuzajya tunagikora ku mugoroba kuva saa 11:30 kugeza saa 2:30, aho ni uguhera ku wa mbere n'ubundi kugeza ku wa kane. Ibi birajyana nanone n'aya minsi 40 yo kuba itorero rifite intego, na cyane yuko ku ruhande rwa diyoseze yacu ubu twagize umugisha mu Episkopi mukuru wacu yaduhaye intego y'umwaka wose yo kwaguka nk'itorero, kwaguka nk'umuntu ku giti cye, kwaguka nk'umuryango. Mu by'ukuri iyi ntego ikurikira iyo twari dufite umwaka ushize yo guhinduka tukanahindura n'aho turi. Mu by'ukuri turumva turi mu buryohe, turi mu mavuta y'Imana. Izi ntego zose zizadufasha kuba itorero rigendera mu bumwe, rigendera mu rukundo, rikura mu bwinshi kandi rigakura no mu bwiza. Turagira ngo rero turarike abantu mwese, inshuti zacu, nk'uko n'ubundi dusanzwe tubigenza, musanzwe mwitabira, muzaze dusangire urukundo rw'Imana, muzaze dusangire ineza y'Imana, ubuntu bwayo, na cyane twibuka abo turi bo, twibuka iyi ncungu yacu ikomeye, incungu twaboneye ku musaraba mu rupfu rw'umwana w'Imana Yesu Kristo. Turabararika kugira ngo tuzasangire ibihe, kugira ngo Pasika yacu koko tuzayigereho turi mu muzuko, duhimbaza Imana biturimo ari ibyacu. Murakoze.